ariko rwose turashoboye banabyumve. Mugisha Claudine numwe mu bakobwa bize umwuga wo gusudira mu ishuri rya tekinike ryitiriwe Mutagatifu Maritini rya Gisenyi. Claudine we kimwe n'abandi bakobwa twasanze bari gukarishya ubumenyi, bavuga ko batinyutse biga umwuga wo gusudira ndetse baranawushobora, gusa ngo baracyahurwa n'inzitizi z'uko badahabwa akazi nk'abasaza babo. Numvaga mfite inzozi zo kuba nakora ibintu nyine bitandukanye n'iby'abandi, mbese nyine yayi nkaba nakitinyuka arandeba avuga ntabwo namuha akazi gute n'uburyo yize, ariko rwose pe bikagira izihe ingaruka zirahari, nta kazi tubona birumvikana, kandi wowe uba ushoboye ku giti cyawe ukunze n'ako kazi ariko ntabyumve neza. Wajya kubona akazi wabona ikiraka ugasanga umuntu ari kwishisha ari kuvuga uyu muntu ese azabishobora, ese niba muhaye gukora portaye azabasha kuyikora nk'uko umwana w'umuhungu yabasha kubikora. Ariko rwose turashoboye banabyumve ntibakajye batwishisha. Emmanuel Simpeze umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Rubavu ahamya ko umwana w'umukobwa ashoboye nta mpamvu yo kumwimakazi kandi yarabyize, ari nayo mpamvu hagiye kurushaho gukora ubukangurambaga kuri ba nyiri makampani kugira ngo bumve neza ko guha akazi umwana w'umukobwa nta gihombo kirimo. Icyo rero tugomba gufasha bari abana cyambere kihutirwa ni ubukangurambaga haba ku bagomba kubakira nko mu makampani, ariko mwabonye ko benshi nko mu makampani barimo ubuhamya batangaga kandi bigenda bigaragara muri kampani nyinshi, nuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye kimwe n'umwana w'umuhungu. Aba bakobwa twasanze bari kwiyibutsa bimwe mu byo bize, kimwe n'abandi bize imyuga mu ishuri rya tekinike ryitiriwe Mutagatifu Maritini rya Gisenyi, nyuma yo kumara amezi 6 biga imyuga muri iri shuri, aho igice kimwe bakigiraga mu ishuri ikindi bakakigira ku murimo, bahawe icyemeza ko bize uwo mwuga. Mu banyeshuri 148 bahawe icyemeza ko bize uyu mwuga, muri bo 52 ni abakobwa. Evariste Tuyisenge ni umuyobozi wa Saint-Martin Gisenyi TSS. Ariko ubu ngubu baratinyutse batangiye kujya n'uwo mubare muto turi kubona uyu munsi, tuvuge nk'urugero nko muri welding cyangwa se mu gusudira nta bakobwa bazagamo, ariko ubu ngubu batangiye kuza, gusa haracyari bisaba ubukangurambaga cyane kugira ngo nabo batinyuke baze ari benshi mubare ujya kungana cyangwa se unaruti w'abahungu. Jema Musenge neza uhagarariye gahunda yo kwigisha imyuga urubyiruko muri Enabere avuga ko bashishikariza barangije imyuga muri iyi gahunda kwihuriza hamwe mu rwego rwo guhuza imbaraga. Tubashishikariza kwihuriza hamwe kugira ngo bahuze ubushobozi, niyo bwaba buke bugahurira hamwe birabafasha kugira ngo bagire icyo baba bashobora gutangira. Rero ikindi bidufasha iyo bahujije ubushobozi bituma tumenya naho baherereye, kugira ngo natwe niba tugiye no kubafasha tumenye aho bari. Muri rusange urubyiruko ruturuka mu miryango itishoboye nirwo ruhabwa amahirwe yo kwiga iyi myuga, aho igice kinini bakimara bigira ku murimo mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa ibyo biga. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.